byose birangana. ADEPR ingana na Katolike, ADEPR ingana na Adventiste. Ni nkuko wavuga ADEPR bakavuga ko ngara abapantekote buzura umwuka wera cyane bagashaka kubijyana imbere. Reka umwuka wera aba mu muntu, ntabwo umwuka wera aba mu idini. Bose ahubwo bazabahane babatenge, kubera ko bose urumva wasanga haragiye makanda. Se ibintu uri kuvuga urabizi? Ndabise bafate abashumba babatenge. Abashumba baheze bo mu gatenga. Rero kuza kuvuga ngo Vitali ngo ntabwo ngari umuvuga butumwa bwe, ngo ntabwo ngo yajyanye cyangombwa mu gatenga, bose ubwo babatenga zaba ari inzererezi zo mu mwuka bose. Nimba bose koko nta byangombwa yari afite, uwamwakiriye we ni umunyamwuka, ni umukirisitu, yaba ari zanzererezi zo mu mwuka. Hari n'uwo mperutse kumva avuga ngo Vitali ngo ni umukozi wa Satani. Numva ari kuvuga ngo Vitali ngo ni umusaza. Yamushinjaga iki? Ariko mwagiye mugabanya. Yamushinjaga iki ku buryo mwita umukozi wa Satani? Wari abantu bari muri mudu yo gushyira Vitali bamubwira ati more kibondo, agatinze kazaza namenyo ya ruguru. Ikintu cyose ujye ugiharira igihe kizacayura ibya Vitali na Diane, tuzamenya umunyakuri akazajya sambana, noneho akaba ari nawe ujya mu mwuka akabihanura. Habati ndaje mbagira kabarore, mwebwe musambana ndaje mbagira kabarore, tugatangira kureba ku bana bakiri batoya baje akakanya mu gukizwa, tugatangira tukabarebaho. Nawe urakangukana amaranga mutima kubera ko wikundira diriye ngo rimuramubeshyira. Tufite abantu baza abanyweye inzoga. Je nigeze njyana n'umuhanzi mu gitera, turajyana tugeze ahantu ashaka kungurira sikoro. ADEPR bishyiramo imbaraga cyane aho basengera mu gatenga. Ahubwo uvuga aho basengera kuko ADEPR isi yose yo mu gatenga. Aho basengera ni iki cyaba kirimo kibakura? Ni inyungu za bamwe no gushaka kwerekana uruhare rwiza badashaka kuvuga ukuri. Uranyumva? Ngewe reka nkubwire, Plaisir ndamuzi, Vitali ndamuzi, uriya mugore we sindamubona muzi kuri YouTube. Wumve fanatisme y'abantu. Imana izadutabare. Abantu benshi twagiye tuba abakozi b'idini, twihisha mu idini, tuba abanyedini cyane, rimwe na rimwe tugira ngo turabayumbe kandi turabapagani bo mu rusengero. Noneho nakurikiranye ikiganiro cy'abari abadiyakoni, umwe aravuga ngo yashatse ngo ni umukuru w'abadiyakoni, ngo yashatse ngo kwisumbukuruza, ngo ngashaka ngo umugore ngo w'abasitari bagenzi babo, ngo yanga gukwa ngo yanze gukwa, ngo ashaka gukwa ngo miliyoni 3 ngo ngizo ngo bamugereranya na Plaisir. Nimba harimo amarangamutima hagati ya Vitali na Rwaka, yego na Plaisir, hari mumwe ubeshya, nukotsa umwunga iby'abantu bavuga byose bari gushingirira ishu. Yes, reka ntangiye ngushimira aho dukurikiye ku Isezerano TV n'ibyacu bikomeye cyane kugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimira wabohere hose ushaka kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ho bohere hose reka nkubwire amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe n'umuvandimwe bavugirije Adrien. Karame. Amakuru ni meza. Urashima Imana? Ndashima Imana, ubugingo ni buzima. Kuri ADEPR TV ni amahoro. ADEPR baraho bagiyeho bakande sabone cyangwa subscribe. Ubundi batuje dukurikirana ijambo ry'Imana. Ubundi twari twarayise bavugirije, uko byaje kuba ADEPR simbizi. Bavugirije rero tuzabikora nibikunda. Iyo mwana nta mwana ukura ngahite yuzura ingobyi. Umuswahili yaravuze ngo pole pole njo mwendo, mu Kinyarwanda ruto ni rwo rugendo. Namwe mumeze neza se ku Isezerano? Cyane. Nari makumbuye. Natwe uje tugukumbuye. Amen. Aho rero banzu turagize Imana. Yego. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda byayibuje, Imana itari dagone kandi Imana ivuga bikaba, yategeka bikayumvira, Imana irindi ijambo ryayo, ni wowe wera kandi ni wowe ukiranuka. Uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, uduhe kuvuga ibyo ushaka ku bantu bawe, turinde kuvuga ibyo abantu bashaka, ahubwo tuvuga ibyo ushaka ku bantu bawe, kuko nitukunezeza abantu baranezerwa, ariko nitunezeza abantu ntago nezerwa. Shyigikira rero Evo, dushyigikire Isezerano TV,
uduhembure duhembuke imbaraga z'Imana data turazitumiye tusabye Kristo Yesu kugira ngo ari uyobora iki kiganiro mwuka wera dushyigikire akoreshe vode nanjye nkoreshe kandi kugira ngo abantu bakurikiranye Isezerano TV bumve umuburo bumve icyo gambiriye kuri twebwe mu izina rya Kristo ukiza amen. Adrien Karama muri ADEPR mumeze mute? ADEPR ADEPR baraho wowe wikuyemo wowe wikuyemo njyewe ndi umuvuga butumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko barizwa muri ADEPR niho mbarizwa ariko ari abantu ari abantu bisize amarangi ya ADEPR ariko wowe ntabwo wayisize njyewe se idini na adresse ariko Apotre Mutabazi hari ikiganiro duherutse kujyana yavuze ati abantu bo muri ADE ntuza ngo basigaye rwose ngo ikintu bita ngo ikinywaji ngo musigaye murebaho cyane nibyo koko cyangwa yarababeshye urumva ahari abantu ntago hajya buri runtu nawe urabyemeje nawe urabyemeje ntago ADEPR babazabanze bumva izina ADEPR Association des Églises Pentecôte au Rwanda urumva meaning yaryo association seneki ishyirahamwe oya association ntabwo ari ishyirahamwe ni umuryango cyangwa abantu bagize niko ni hari umuvandimwe uvuze ngo association y'abantu z'abanywise oya association ni abantu bibumbiye hamwe bakora itorero de Grise rya Pentecote none se kuki ubihuza kandi nayo nkubaje ibyo kunywa ugahita ushyiraho impamvu mbivuze muri association nudushake tuvuge community nuko mvuze igifaransa community ugomba bivuga gute mu kinyarwanda ndavuga imbonera hamwe cyangwa ihuriro yes community ihuriro ry'abantu ntabwo rero muri abo bantu hazavamo ihene havemo n'intama niyo mpamvu abanywi b'inzoga bazabamo urabyemera ko babahari se urabyemera ko bahari banywa none se ADEPR ni ecclesias ni itorero rirokare ntabwo ari itorero riri ecclesia nuko nyine tudakunda kuvuga ukuri rimwe na rimwe abantu benshi ntabwo dukunda ukuri niyo ugerageje kuvuga ukuri abantu baragira anyway amadini yose ava akagera ntabwo azagira baragira ntabwo azajyana mu ijuru iyo uvuze nyine ukuri abantu baragutwama bitewe n'impamvu ebyiri nshobora kuvuga ukuri njyewe nkakumenera ubufu ukamena umuceri ubufu ibyo by'imiceri simbikunda ubufu ariho ukura umuvuno wo kurya icyo gihe ukandwanya nshobora kuvuga ukuri nzi neza ko ari ukuri mpagazeho yego kubera ko Adolphe Hitler yakunze gukoresha ijambo ryiza aravuga ngo iyo ukunze gusubiramo ikinyoma kenshi kigeraho kigahinduka ukuri yego noneho mu kinyarwanda baravuze ngo ikinyoma gihuriyeho n'abantu benshi nicyo bita ukuri noneho ukuri k'umuntu umwe ntago kujya gutsinda niyo mpamvu mu rukiko hatajya hakora ukuri ntago bajya bavuga ngo hakora ukuri ahubwo hakora ibimenyetso umukristo we ngari mu rugendo ngo yageze mu isoko ry'imburamumaro baramubwira ngo mbe mukristo uragura iki aravuga ati ngendagura ukuri barangije basanga mu isoko ry'imburamumaro nta kuri guhari mu isi rero ni mu isoko ry'imburamumaro mu madini nabo ni mu isoko ry'imburamumaro ariko ukuri kuboneka muri Bibiliya no muri Kristo hirya ya Kristo hirya ya Bibiliya nta kuri guhari tuvuga rero ntuzavuga amadini ntuzapushinge kuri ADEPR ntuzapushinge kuki shera même chose byose birangana ADEPR ingana na Catholique ADEPR ingana na Adventiste ni nkuko wavuga ADEPR bakavuga ko ngara abapantekote buzura umwuka wera cyane bagashaka kubijyana imbere reka umwuka wera aba mu muntu ntabwo umwuka wera aba mu idini ninde wabibabwiye se yego Imana iba muri twebwe nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe number 1 mushake muzabona mukomange muzakingurirwa musabe muzahabwa ntagusaba ntaguhabwa ntagukomanga ntagukingurirwa ntagushaka ntakubona ntabwo Imana iba mu idini bayitubwiye nabi nuko tubeshye okay niki ntabwo iba mu idini
ntabwo iba mu idini reka harya nabo nta dini rigira imana. harya nabo mu Gatenga uro muri ADEPR mu Gatenga oya njye nsengera mu Rukurazo. usengera mu Rukurazo niho Gatenga rwose ngo ubu iri kuri hit ni iki? inkuru ziri kuvuga cyane ziri kwerekeza kuri ADEPR mu Gatenga. habaye iki? twese ntitwabibonyera ibiki se? imbwira nyine ibyabaye. ibyabaye bimbwira ngo ADEPR Gatenga yaje gutanga amatangazo ko hari umusore wahasezeraniye batamuzi mu bitabo by'itorero. itangazo se barapublishinga ese ko baje kubivuga kuri social media bandi umushumba wa ADEPR umuyobozi wa ADEPR iki baje kubivuga ngo ni abadiyakoni kandi abadiyakoni nibo bashinzwe hari kumenya ibyo byose. uwo musore yitwa nde? yitwa Vital Ntihinyurwa. ubwo bose babagira babatenga rero umugabo wa Diane. ubwo bose babatenga kuko sindi umuvugizi wa ADEPR. ADEPR igira doctrine ya discipline igenderaho. nanjye nasezeraniye muri ADEPR njyana icyangombwa ndi umusore mu Kabagari icyo bita recommandation mu Gifaransa sibyo ubwo recommandation cyemezo kigaragaza cy'ubuhamya bwiza bwo kuri umukristo idini rigutangira ubuhamya ariko ni idini nyine ariko nabyo ni byiza bidufasha ku anyway mu buryo bumwe ushobora gutuma abantu bakumva cyangwa ntibakumve. noneho rero icyo nshaka kuvuga nanjye narakijyanye biturutse mvuye ku itorero ryaho nasengeraga ndijyana aho nshaka kujya gureba umugeni. rero babaye barashingiye Vital bakamushingira nta cyangombwa bose ahubwo bazabahane babatenge kubera ko bose urumva wasanga haragiyemo akantu. ibintu uri kuvuga urabizi? ndabise bafate abashumba babatenge abashumba baheze bo mu Gatenga. aya zumbwiye ko abadiyakoni babivuzera nahise ubwo baje kubivuga batatumwe batumwe nandese na mushumba ndabizi se. aya ibyo nabyo nzi ariko icyo navuga babaye barabikoze kuko bagashingira umuntu nta byangombwa uretse ko baranamubeshyera. baramubeshyera urabizi? urabizi ko bamubeshyera? ndabizi ko bamubeshyera. ntabwo idini ntabwo ADEPR ari agafu ari igikinisho ku buryo nitujya guhaga uranyumva iyo umuntu yanze inka uranyumva yego akabura icyo yivugaho kibi baryita ibere ry'inka baryita icebe ararihindura akavuga ngo dore kiriya gicebe. uranyumva uwakwanze yakambika ikanzu yose ikagukwira. bivuga ngo bari abantu ntabwo bari kubyumva kimwe na Vital. mbo icyo nzi reka manze nsoze icyo navugaga. yego icyo ntangaho message navuga ko bamubeshyira cyane ko Vital number 1 yari umuvuga butumwa bwiza. aho mu Gatenga Vital atarajya kuri YouTube yari umuvuga butumwa bwiza. bivuga ngo usanzwe umuzi? Jewe Vital muzi ndetse ko atandumye ariko reka ntangetse mwanyaje gatoye. muzi ngewe dukorana ibiganiro abaninga agira YouTube studio yitwa Blessing Studio channel. YouTube nako yari oya yari studio studio y'umuziki yari studio yitwa Blessing Studio. icyo gihe yacuruzaga imiziki agakora n'amafilm agafata n'amafoto. wenda reka ibyo twere kubijyamo cyane buretse gato uranyumva. icyo gihe yari umunyamasengesho. bashiki be ndabazi n'abanyamasengesho. Vital ari umunyamasengesho yarasengaga ari umuvuga butumwa bwiza. noneho rero asengera mu Gasave. yes. kumbwira ngo tujye tuvugisha ukuri ntitukabe reka nkubwire vo mu by'ukuri
umuntu yakosa byenda na Vitali birashoboka ko byenda atari imfura ntawamenya ariko ntugashake guharabika umuntu mutuke uvuge ko nta cyiza wigeze umubonaho sibyo kandi n'uwakureba nawe ntabwo ibyiza byishura bifite ariko n'ikibindi wakibura nanjye ikibi sinakibura none se Adrien urabona biba byatewe n'iki ku buryo kugira ngo bibe byaza kuvugwa kuri social media kandi bivuye mu itorero buriya bituma abantu benshi bavuga ibintu ni impamvu nyinshi ariko akenshi abantu benshi bakunda kwemeza abantu ariko batemeza Imana rero kuza kuvuga ngo Vitali ngo ntabwo ngari umuvugabutumwa bwe ngo ntabwo ngo yajyanye icyangombwa mu gatenga bose ubwo babatenga zaba ari inzererezi zo mu mwuka bose oya se kandi oya Adrien none se uretse gato ugiye kuvanga abadiyakoni n'inzererezi reka byenda reka tuganire oya na Bibiliya igombye kwishyira hasi se oya reka tuganire ibintu bya gikirisitu sibyo kandi tuvuge ibintu bitarimo amanyanga bitarimo imbebya bitarimo guca ku ruhande bitarimo n'amarangamutima Imana igeze imbwira ngo abantu benshi bagiye bashyira abantu muri mudu ntibabashyira mu mwuka sibyo tuve muri mudu tujye mu kuri tube clear tube honest sibyo oya fatiraho rwose mbwiza ukuri kuzuye yagiye mu gatenga gusezerana n'umukwe bamushyingira gute ari umwadeperi atajyanye icyangombwa cy'ubuhamya kigaragaza ko ari umukristo abo bantu babikoze ni bande bari bagendereye iki eske nimba bose koko nta byangombwa yari afite uwamwakiriye we ni umunyamwuka ni umukirisitu yaba ari za nzererezi zo mu mwuka Bibiliya ivuga kuko itorero pastor uyu nguyu twicaranye n'ubwo atari kugaragara yitwaye afite itorero mbaye ndi umuvugabutumwa bwiza azi neza ko mfite impano yo kwigisha akaba azi neza ko mfite ubuhamya bwiza ngashaka kujya gushyingirwa mu itorero rya restoration cyangwa reka tuvuge noble family church yego hamubwira ndi mushumba icyangombwa cy'ubukristo mushumba akakinyima narangiza akazabona nisanze kwa Apostle Minyoni baranyerekanye sibyo mu by'ukuri pasiteri yabaza abantu ati ko umuntu muvuga ko ari umukristo wanjye yageze aho ngaho gute atanga mu mushingira gute ubwo tuvugisha ukuri bose baba ari babikabye originali baba ari abanyamanyanga sibyo oya njyewe reka mubwire ibintu by'amatiku n'ibintu byo gushaka guhangana abantu dukwiriye kubivamo sibyo Vitali ibyo koko nanjye narabibonye kuri social medias urugo rwiwe umudamu avuga ko yavuye mu rugo nyuma y'amezi 6 simfura sinabucura sibyo ingo zirasenyuka buri munsi ahubwo nuko iyo umuntu ari umusitari cyane ko si n'umusitari cyane Impemburo TV niyizwi nk'umuyobozi wa Impemburo TV niyo mpamvu byatumye agakosa gatoya kaba buriya rero bajya bavuga ngo dore ubonye ikirondwe ku nka ntaburi icyo avuga anashaka ntago avuga ko niba ari na kimwe aravuga ati harimo na byinshi uranyumva ariko mbaye umunyakuri nkaba umukirisito nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza mfite kuvuga ukuri bose ntawe uzi ukuri muri bo ariko nshingiye nicyo kiganiro nacyumviseho hari n'uwo mperutse kumva avuga ngo Vitali ngo ni umukozi wa Satani numva ari kuvuga ngo Vitali ngo ni umusaza yamushinjaga iki ariko mwagiye mugabanya yamushinjaga iki ku buryo amwita umukozi wa Satani yavugaga ko ngo ari gushinja ngo umukozi w'Imana uranyumva hari ibintu biba bibabaje sibyo yaterwa yakora amakosa ni umuntu si marayika
runaka uriya madamu we si marayika sibyo ariko twe gufata sayidi imwe tuyigira inyiranutse iyindi tuyeze reka nkubwire vo reka umenye ko hari abantu iyi mihanda yejeje reka tuganire gato tushaka ko tuvuga ukuri byo nishaka kiba cyo kiganira tuganire wemene umuceri reka tuganire gato mene umuceri ufite umugore si mene umuceri ndavuga ukuri kandi ndavuga mu mboni y'ijisho ngo nabo ndufite umugore n'abana ahubwo nanjye mfite umugore mfite n'abana mu by'ukuri iyo ugize akantu gato yipfa no madamu wawe sibyo ntiyaba hari fondasiyo y'ikintu cyabaye uzi ko ari igihe umuntu agukosereza akakurusha umujinya n'uburakari cyane none utamenya gukaruma amarangamutima y'umuhugure ibintu bikaba bibi kurenza uko umuntu abitekereza yego cyane none rero iyo uje ukeza Vital ukamugira umukiranutse ugafata Rwaka Diana ukamugira umunyabyaha cyangwa ugafata Rwaka ukamugira umukiranutse Vital ukamugira umunyabyaha uba wibeshye cyane uburebye mu cyahafi kuko ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana buriya umugabo bita Yosefu ndetse na Mukapotifari buriya pastor Mukapotifari yari afite ibihamya bigaragaza ko yamukoze bakoze sex yashatse kumufata ku ngufu anabwira abantu ati rubanda rw'umwami murabe mubona ibyo Yosefu nkoreye dore yaraje tumugira neza turamucumbikira none dore nikanzu dore ngiyi yaramfashe abantu baravuga ati impore mama impore kibondo wari abantu bari muri mudu yo gushyira Vital bamubwira ati impore kibondo hari n'abari muri Diane bakamubwira ati impore kibondo waragowe wararushye yego ariko ntawucana inzu ngahisha umwotsi agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ikintu cyose ujye ugiharira igihe kizacayura ibya Vital na Diane tuzamenya umunyakuri tuzamenya n'umunyamafuti ariko ahangaha turi muri entre parenthèse buri wese yavuga nkanjye Adrien impemburo TV ijye ibiganiro ushobora kuza nkavugira nde Vital ndi muri emotion amarangamutima muranyumva ariko ndi umukirisitu nkavuga ukuri sibyo Vital ntitumweze ariko na Diane ntitumweze ariko ku buryo umuntu ajya akanarira akavuga ngo twarasenganye ndamuzi Imana ubwayo mu gitondo ikwita mwana wayo mu gitondo ikavuga ngo mwana w'umuntu yabwiye Kayini ngo ni igiki wakoze Imana ibaza Kayini ngo Abeli murumuna wawe ari Kayini ntiyagira isoni zo gutinya Imana asubiza Imana ikoco aravuga ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye urinda umumbaza ndi umurinzi wa murumuna wanjye Imana iranamunyomoza iravuga turavuga se kutabizi ko numva kuniha kwa maraso ya murumuna wawe Abeli wamushyize yagiye aravuga ati ariko ntubimbaze nyamara ari yamujyanye ku gasongero ku gasozi aramwongoza Kayini yongoza Abeli arangije aramwica ariko ibitabo bya teoloji bivuga ko Kayini ngo yajyaga yumva ijwi ry'Imana rimubaza ati ngariye Imana ikimara kumuvuma ngo yubatse urumva rero kuzana amarangamutima yo kuza ubu umuvugizi w'abantu kuba umuvugizi w'Imana anyway nimba utanga ibitekerezo bitange nka Adrien uvuge ngo mwijisho rya Adrien mbibona gutya ariko utangire uvuge ngo nasenganye ngo na runaka ngo Imana ngiramuzi ngewe nayoboye groupe umva pastor nyobora groupe harimo umuhanuzi uhanura cyane pe nanjye ndahanura agahanura akaba ari umuntu ufite icyumba cy'amasengesho kandi w'umunyamwuka agira icyumba none akaza none umunsi umwe ninjiza abantu muri groupe hazamo n'abatinganye hajemo abatinganye Imana ikazajya yicara ivuga ngo mwakiyanye none wa muhanuzi aza kubikora ishyano na murumuna we yari umuhanuzi bose akazajya asambana noneho akaba ari nawe ujya mu mwuka akabihanura haba ati ndaje mbagira akabarore
mwebwe musambana ndaje mbagira akabarore, tugatangira kureba ku bana bakiri batoya baje akakanya mu gukizwa, tugatangira tukabarebaho. Uzasanga kenshi ibigugu byo mu nsengero n'amatorero ntago babaye abakozi b'Imana, ahubwo babaye ibishyitsi by'insengero, no kugira ngo bakorere Imana ntago bikunda, ahubwo bubaka ibikuta bigaragaza ko ari abakiranutse, kugera kuri standard niyo umuvuze nabi abafana b'idini baraguhagurukira. Niko abantu benshi bakurikirana ibiganiro byacu bameze, ntago bashyira muri analize, ariko bagakwiye kuzajya bashyira mu nyurabwenge bakavuga ese koko runaka nibyo umuntu koko yego haba uzana tandasi, uzana ikibazo mu rugo cyangwa akaba fondasiyo w'ikibazo, ariko se we yabyitwayemo neza. Icyo nshaka kuvuga, byarangiye Imana ibikoze gute? Haje kuza umuntu arihana muri groupe, amaze kuza arihana, wa muhanuzi aragenda barasambana. Bamaze gusambana, kubera ko aho yo nyihoramo niko abanyarwanda bajya bavuga, aragaruka, agarutse turamuvumbura, tumuvumbuye turamubwira ngo yihane, arabihakana. Bukeye mu gitondo yishingirana nawe, bamaze kwishingirana wa muntu waruje gukizwa ahita bumusinzira uharwa, aravuga ati nta mbuto nababonyeho. Nyamara se ndiyajyaga mu mwuka, yarangiza akarondora akavuga ati mwabasambanywe, siwe musambanyi mukuru twari dutunze. Abantu rero baza bakavuga ngo runaka ngo twarasenganye. Jucece kuvuga ubuhamya bwawe, wirinde kuvuga aho utaragera, kubera ko umuntu Imana imwita mwana w'Imana, mukanya ikamwita mwana w'umuntu biterwa nuko yabyitwayemo. Ntugatangire rero umuntu ubuhamya, ahubwo ujye uvuga ngo icyo muziho kanaka niki, nkuko navuze ni muzi ibi ngibi, muzi ibi ngibi, ariko urinde weza umuntu uri Yesu, urinde se umweza, ese urinde umucira urubanza. Na Satani ubwe amenya aho twakoreye ibyaha, ntago ajya amenya aho abantu bihaniye. Niyo mpamvu yicara ajya kurega, ahubwo vuga ese uza gutanga ubuhamya. Imana yakweretse ko pastor runaka atari umusambanyi, kubera ko afite titire iremereye, se kubera ko afite inshingano ziremereye, akaba anafite imirimo mu itorero, nibyo bimweza bikamugira umukiranutse. Icyo si cyo. Naje gusanga ko imbuto, imirimo dukorera inyuma nibyo tugaragariza abantu, si by'Imana ikonta. Imana ireba ku mutima w'umuntu n'icyo umuntu abikoresha nuko umuntu yitwaye. Nekero navuga, ariko ibyo byo kuza kuvuga Vodahambwa ati koko runaka ngo baramuvuga, ariko muzanatinye ikintu kimwe barokore mbabwire n'abantu bateze amatwi. Ndazi ko Isezerano TV ntikurikirwa n'abanyamasengesho gusa, kandi ntikurikirwa n'abantu baciriritse gusa. Harimo abanyacyubahiro, harimo abantu b'intellectuel bize, harimo n'abantu bafite knowledge, bafite ubumenyi, n'abandi bantu b'abapantekote b'abanyamwuka basenze Imana. Ariko reka nkubwire pastor, buriya no uzatinya igihuru kivuga. Nubona abantu bavuga ikintu rimwe bakavuga ikintu kabiri gatatu, wowe uzitonda ushishoze, yego ushyire mu nyurabwenge, ariko uzirinde kuvuga ngo runaka. Urinde ko dufite abantu isi yejeje, Imana yareba ikabona n'intumbi mu buryo bw'umwuka. Ko dufite abantu batangira ubuhamya, wasenga Imana ikakubwira ngo nuguriye umwe bamwemera, nge ntago nigeze mumenya. Urinde utangira umuntu ubuhamya. None se Petero ntago, reka nkubaze pastor, Petero ntago mu maso y'abantu Korneliyo yamwitaga umunyabyaha? None se koko yari umunyabyaha? Yari umunyedini ubaha Imana nabo mu rugo rwe bose. Imana niyo yamutangiraga ubuhamya. Hari abantu bajya baza bakabita abanyabyaha, Imana itabazi ibyaha. Hari nabo twita abakiranutsi kubera ko bakonvetse audience y'abantu, bakamotiva abantu nabo bakabashyira muri mudo, Imana itabemera, itazi ko ari abanyamasengesho. Ariko umuntu umugabati n'umuke, ahubwo nidusengana nge nawe cyangwa ukaryama ukabona yerekwa ryanjye ukumva Imana iranyemera, uzavuga turi ndimo muvugeho, kuko Yesu yamaye yerekwa rye n'umuntu w'Imana. Nawe urakangukana amarangamutima kubera ko wikundira diriye ngo rimuramubeshyira. Tufite abantu baza abanyweye inzoga. Je nigeze njyana n'umuhanzi mu gitera, turajyana tugeze ahantu ashaka kungurira sikoro, uranyumva neza, ashatse kungurira sikoro namwe sinya mbinywa, anzanira akandi kaji k'inzoga, ndamubwira nti bisinya mbinywa,
arambwira ati ntundenganye rero abo tujye tuzana bose nyambanyuza aha njyewe aka kandi iyo nagashyizemo nibwo njya mu mwuka neza nkabashyira muri modo yaratumwe yarangije arasinda kubera ko niyo wari wantumiye sinari kuvuga ndetse byagenze gute urumva aho bari bantumiye baramwemeraga reka nkubwire yabashyize muri muda arangije avuga indi mati ndumva amavuta gamanutse ga ati ndumva ibihe byaje we ati yeyeyeye ati ndimo ndumva ibihe iteraniro rirasara ntiwari kugira ngo yabakoreshejwe na mwuka si mudu yari yabashyizemo none azurumva ari imbaraga za mwuka wera zabikoze none se Adrien tugana ku musozo wenda kureba ibi bintu ni icyo ubona cyaba ku rugo rwa Vitali n'iki cyaba kirimo gituma ADEPR bishyiramo imbaraga cyane aho basengera mu Gatenga ahubwo uvuga aho basengera kuko ADEPR isi yose yo mu Gatenga aho basengera ni iki cyaba kirimo kibakura ni inyungu za bamwe no gushaka kwerekana uruhare rwiza badashaka kuvuga ukuri uranyumva njyewe reka nkubwire Plaisir ndamuzi Vitali ndamuzi uriya mugore we sindamubona muzi kuri YouTube Plaisir nukumubona uko nguko ariko sindi buze kumweza mubwire ngo numukiranutse uranyumva sindi buze no kumugira umunyabyaha kubera ko sago twabikoranye nta n'ikimana yamumbwiyeho Vitali sindi buze kumweza kubera ko ngabantu ngo iki cyangwa ngo mugira umukiranutse ariko nabwo simukamira mu kitogeje ngo umuntu azavuge ngo Vitali ni umusaza koko umuntu adafite amaso ntiyanakumva Vitali ni umusaza se gute nguriya mwana ngo ni umwana mutoya wumve none hari n'abantu vraiment dukwiye kureka fanatisme ngo ntibakwira oya umve ikintu fanatisme ivuga ngo yarisumbukuruje ngo yashatse gushaka ngo umugore ngo w'abastari bagenzi biwe utarisumbukuruje ninde uvuga ko ngewe reka nkubwire sibyo tujye tureka gusuzugurana tureke no kwiyemera ngewe nashatse madamu aho nabaga mu rugo barambwira ngo uriya tuzabibara tubibonye kubera ko babonaga atankwiriye uranyumva neza mba numva navuga ubutumwa noneho urumva wakabyara we mabukwe aravuga ngo umuntu udafite inzu ntagire n'akazi ntitwamushyingira ariko kuko madamu yankundaga turashyingirwa na mabukwe araza arabutaha ubu byararangiye mbyaye gatatu uranyumva ariko kuza gutanga noneho tujye dushyira mu nyirabwenge ushyize mu nyirabwenge wahurikira ikiganiro umugore wa Vitali ibyo yavuze icyo bapfuye n'umugabo cyangwa yavuze ibikomere bagize mu bukwe n'intambara bahuriye nazo ibyo yavuze intambara zo mu bukwe n'urukundo rwabo ariko icyo bapfuye ntawe ukizi ariko icyo bapfuye ntacyo yavuze noneho wumva noneho rero wumve fanatisme y'abantu imana izadutabare abantu benshi twagiye tuba abakozi b'idini twihisha mu idini tuba abanyedini cyane rimwe na rimwe tugira ngo turi abayumbe kandi turi abapagani bo mu rusengero noneho nakurikiranye ikiganiro cy'abari abadiyakoni umwe aravuga ngo yashatse ngo ni umukuru w'abadiyakoni ngo yashatse ngo kwisumbukuruza ngo ngashaka ngo umugore ngo w'abastari bagenzi babo ngo yanga gukwa ngo yanze uko ngashaka gukwa ngo 3,000,000 ngo ngizo ngo bamugereranya na Plaisir bamugereranya nawe se bahuriye Plaisir ni Plaisir Vitali ni Vitali wagereranya Adrien nawe uri pastoro ku cyawe giti nanjye impamagaro wanjye ni wanjye ku cyanjye giti uko Yakobo na Esau batanganyije umugisha ni nako umuntu abakora akazi kamwe n'umwe umunyarwanda yise umwana izina aravuga ngo ntabanganye Imana kandi undarongera ruzuza aravuga ngo yitwahirwa Vitali afite uko yahiriwe na Plaisir afite uko yahiriwe nushaka gufata umugisha wa Vitali ukawugeranya n'uwa Plaisir uzabuyobye ariko reka kuzana amaranga mutima ngo kuko ngo ari umudiyakoni ngo mugenzi wanyu ngo umweze uramweze urinde uri Yesu weza abantu kuko mu bigaragara ikiri mahanga rero bavuga bati uriya mugore iki yagiye kuri kamera akavuga amagambo nk'ayo nkagiriye abarurema ngiye
sinari kugira inama ya madamu Vitali yo kuza kuri YouTube, ntabwo nari kuyimugira. Na Vitali sinamugira inama yo kuza kuri YouTube, na Plaisir sinamugira inama yo kuza kuri YouTube. Reka nkubwire niba biharira igihe, hari abantu bavuze birarangira. Nimba reka nkubwire mbibonamo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, nimba Vitali ari ukugira ngo bamuharabike, igihe kizabisobanura. Kandi nimba koko gusenya urugo yarabigizemo uruhari, akagenda Imana itamubwiye, akazanamo amarangamutima, igihe kizabisobanura. Kabiri, nimba rwaka Diane bamubeshyera ibyo abanyamakuru bavuga Vitali ntabwo aravuga, igihe kizabisobanura. Plaisir nimba bamubeshyera ibyo numvise Isa yatangaje ariko kuri koko, igihe kizabisobanura. Ariko twe kuba abavugizi b'abantu ngo nzamba umuvugizi wa Vitali, ndinde ndi Yesu, ndaba umuvugizi. uvuze kuri Isa, Isa hari ikintu yavuze cyanteye ubwoba ko muri aba bantu batatu, Diane, Rwaka na Vitali na Plaisir, haba harimo umurozi. Umurozi se ko yarabivuze, Yavuze yuko mu kiganiro yavuze ko harimo umuntu wamukubitishije inkuba, ko harimo umwe. Mbo ntago mbizi, icyo nzi cyo nzi ko yavuze ko hari umuntu bari kumwe nanjye, numva avuga ko telefone yiwe yashwambaguritse, kandi yakubiswe n'inkuba, kandi byakozwe n'umwe muri abo ngabo. Ubwo rero icyo navuga, nimba ari ukuri Imana niyibizi n'umutima we, sibyo? Ngewe icyakora icyo nagira Isa inama, ntaba umuvugizi w'umuntu, urumva, ntaba umuvugizi w'umuntu cyangwa ngo abe umufana w'umuntu, ahubwo akore akazi ke kinyamwuga. Yego, akore akazi ke kinyamwuga nk'umunyamakuru w'umunyamwuga. Ntiyumve kuri side imwe, yumve ku mpande zombi. Kandi icyo twifuza, sibyo, ibyo byose tugana ku musozo byaba byarabaye. Ikintu cyitwa imbabazi ni ikintu gikomeye, kandi ikintu cyitwa urukundo ni ikintu gikomeye. Umva uko Bibiliya ivuga, rwihanganira bingahe uri umushumba, byose rwizera bingahe byose, bibabarira bingahe byose, nirukeka ikibi ku muntu, ntirwirarira. Niba atari amarangamutima, Rwaka Diane yarakunze Vitali na Vitali akaba yarakunze Rwaka Diane, nibasubirane, bazasubirana. Ariko nimba harimo umurimo amarangamutima, nukotsa umwunga ibyo abantu bavuga byose, bari gushingirira ishu. Guki? Nimba harimo amarangamutima hagati ya Vitali na Rwaka, yego, na Plaisir, harimo umwe ubeshya, yego, ngica mbizi. Reka ne kuvuga igikurikira, nukotsa umwungu, abantu bari gushingirira amashu, igihe kizabicayura. Urakoze cyane, nicyo navuga. Naho kuvuga ngo runaka ngo ndamweza, uramweza, muragendana na mama wawe wakubyaye, anytime arahinduka akaba mubi, uzuvugira umuntu ngo ndamuzi ngo numukiranutse. Yego kuko mwami Yesu, muri jenoside abantu bakamiranye nk'abandi bakagaburirana, umuntu akakubwira ati Imana iguha umugisha, ukamukamishiriza mu kandi kanya akagutanga. Mwari inshuti magara, umuntu utaza amakuru, kuko mwahuriye iwanjye mu cyumba cy'amasengesho, kuko twahuriye mu rusengero, ngo ni umuntu w'Imana. Wowe urinde? Yesu yakweretse, wumvise ijwi, urinde? Mwaretse fanatizme, mugasenga Imana mugakizwa, tukareka kuba abanyabusutwa n'abanyamatiku, ahubwo ufite ubwenge nabasengere. Kabiri, abasange, kandi ikindi mujya munatindaho, buriya utinde ku kintu kimwe. Ibi bintu bishobora kuba bitarakomeye,
YouTube ikaba ariyo yabikomeje social media. Ikindi cya kabiri n'ababyeyi namwe sinjya mbeza nubwo abantu babeza icyakora ibyamoko byo sinjya mbishyiramo no comment ariko sinjya mbeza kubera ko ibi bintu bije ngo umugore afite aramaze amezi 4 yaravuye mu rugo uranyumva neza amezi 4 yose yarashize niko numvise bavuga abantu ariko n'umudamu we yarabivuze uranyumva ibyo ari byo byose habaye struggle imiryango birashoboka ko ari ibintu tumvikanyeho neza cyangwa abantu ari ukuntu batumvise neza ariko noneho twebwe abantu uko dukunda byacitse tugasamira hejuru reka mbabwire umuntu yaravuze ngo ukwe pose dukwiye kuba pose tukagenda gake kubera ko umuswari yaravuze ngo hange na moto aravuga ngo kenye mwanzo kinge kuwa na mwisho abarundi banga kigira itangura kigira niherezo inyuso yego ni mutuze tubihanga igihe kizabisobanura. Urakoze cyane murakoze guhereza umugisha Adrien murakoze reka dusoze udusengera Imana nziza shyigikira umuntu wese ukurikirana iki kiganiro ahembuke tureke kuvuga ibisenya abantu no guhangana tuvuga ibyo ushaka kubera ko ibidukwiriye no kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza abantu bakurugutura amatwi bumva ijambo ry'Imana ntago ari igihe cyo kujya mu matiku no guhangana igihe ni kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Urakoze mwami umuntu ukurikiranye Isezerano TV umushyigikire mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane Adrien nawe wari udukurikiye habwa umugisha n'Imana ibiganiro byacu nakagaruka shalom.